zitatse ku ikamba rye, bazatangaza cyane bakize rwose. Ubwo azaza gukoranya yatoye bose, bera babone bose babatoye, bazatanga inyenyeri zitatse ku ikamba rye, bazatangaza cyane bakize rwose. Yemwe bana bakunda Umukiza, abakunda nk'abatombi be, bazatanga inyenyeri zitatse ku ikamba rye, bazatangaza cyane bakize rwose. Ndagushimye ndaguhimbaje Uwiteka Nyiringabo, ngushimiye neza n'ubuntu ungiriye, kandi ngushimiye ko wabanye na buri wese Mwami. Tukaba tugeze muri iyi saa tunyumiwe kuko abazima, ni ku bw'ubuntu bwawe bw'icyubahiro. Nyagora ku ngoma rero tugiye kwiga iri jambo ryawe. Ukuri nifurije buri wese umugisha uzumvira ijambo, kandi n'ukurikira iki cyigisho cya buri munsi kuri iyi cano, ukomeze kumuha umugisha wawe kandi ukomeze kumwigisha ibiruse ibyo tuvuga, maze umwuka wawe urabe kuri twese Mwami mwiza. Tugire neza yo tuyobore mu ijambo ryawe, kubw'ubuntu bwawe byushima, biduhera ubuntu ku bwa Yesu Mwami n'umukiza wacu, amen. Nongeye kubaha ikaze rero ku munsi ukurikiyeho. Tugiye gukomeza ingingo yacu amigisho turi kwiga. Icyigisho cya kabiri kivuga ngo umugambi ukomeye w'Imana ushingiye kuri Kristo. Ingingo tugeze ku ngingo yo kuwa kane, aho ari kuwa gatanu Nyakanga 2023. Rero aya ni amahirwe aba atazagaruka mu buzima bwawe bwo kumva ijambo ry'Imana. Rero mu gihe ufite akanya, kandaho urebe ibisigaye Uwiteka akomeza atugirire neza. Rero icyigisho, ingingo yo kuwa kane iravuga ngo kubaho dushimisha ubwiza bwayo. Twakongera kwibukiranyaho gato ku ngingo yo kuwa gatatu ivuga ngo umugambi ukomeye w'Imana ushingiye kuri Kristo. Ahangaha ejo twabonye ko Imana umugambi wayo ushingiye ku bintu bitatu by'ingenzi twabonye muri iyi ngingo, twagarutseho ndetse cyane. Ni ibintu by'ingenzi cyane twabonye. Rero ushaka kubyibuka neza wareba video yabanje, kuko birimo bisobanuye neza rwose. Rero ingingo yo kuwa kane iravuga ngo kubaho dushimisha ubwiza bwayo. None hano hari amagambo batangiye batubaza. Ni amagambo avuga ngo kubw'uwo natwe twarazwe umurage tubitoranirijwe kera nk'uko Imana yabigambiriye, ikora byose nk'uko ibishaka mu mutima wayo ngo tube abo gushimisha ubwiza bwayo, twebwe abiringiye Kristo uhereye kera. Aya magambo aboneka mu Befeso igice cya 1 umurongo wa 11 n'umurongo wa 12. Ku bwa Yesu dufite umurage w'uko twatoranijwe kera nk'uko Imana yabigambiriye, ikora byose nk'uko ibishaka mu mutima wayo ngo tuba abo gushimisha ubwiza bwayo, twebwe abiringiye Kristo uhereye kera. Abiringiye Kristo babasha gushimisha Imana kuko Imana yabibatoranirije, kandi yifuza ko ahangaha muri uyu mugabane nta kiguzi bisaba. Ukwizera Kristo byonyine birahagije, ubundi ukaba ubaye muri uwo mugabane. Ahangaha rero Pawulo abwira abizera bo muri Efeso basa n'abatakaje ubusono bw'icyo bari cyo nk'abakristo, bakaba bihebye. Mu murongo w'ibyo yari yahamije mbere, Pawulo yifuza nanone gushimangira icyo bari cyo nk'abakristo. Abizera ntaho bahuriye n'ingaruka z'ibyemezo by'ubushobozi bw'ibigirwamana cyangwa ubw'inyenyeri. Bipfuye gufatwa nta kintu gishingiweho. Ni abana b'Imana kandi bafite uburenganzira ku migisha ibonerwa muri Kristo, ishingiye ku nama zimbitse ndetse n'ibyemezo by'iteka ryose by'Imana. Ni intego y'Imana, inama yayo ndetse n'ubushake bwayo biri gushyirwa mu bikorwa mu mibereho yabo mu buryo buhuje n'umugambi urushijeho kuba mugari w'Imana wo guteraniriza ibintu byose muri Kristo. Nk'uko tubibona mu Befeso igice cya 1 umurongo wa 10, umugambi w'Imana ni uko ibintu byose biteranirizwa muri Kristo, haba ibyo mu isi ndetse n'ibyo mu ijuru.
kandi twakomeje kubigarukaho ko nta kindi cyambu cyangwa se nta yindi nzira yo gukirizwamo uretse Yesu Kristo wenyine. Niyo mpamvu rero umugambi w'Imana ni uko n'abantu baremwe nayo bose ndetse n'ibiri mu isi n'ibiri mu ijuru, umugambi w'Imana ni uko biteranirizwa muri Kristo kugira ngo abana b'Imana babashe kugira uburenganzira ndetse n'ubushobozi bwo kuba abana b'Imana, kuko iyo wizeye Kristo ubasha kuba umwana w'Imana. Aha rero bashobora kugira icyizere kitanyeganyega igihe bahagarara imbere y'Imana n'icyo kugerwaho n'imigisha itangwa nayo. Imibereho yabo ikwiye gutera hejuru ikavuga ubutumwa buri mu Befeso igice cya mbere umurongo wa 3 kugera ku wa 14. Imana ariyo na se w'umwami wacu Yesu Kristo ishimwe. Haleluya. Aha ngaha amagambo arasobanutse rwose. Imana ishaka ko Kristo ashimwa kubera imico myiza y'abamwizeye cyangwa se abamwiringiye bakemera izina rye. Imico yabo igomba kumera nk'iye kugira ngo babashe kumwerereza. Aha ngaha rero hari ikibazo batubajije kivuga ngo gereranya imikoreshereze y'igitekerezo cy'umurage kiri mu Befeso igice cya mbere umurongo wa 11 n'uwa 14 n'uwa 18. Impamvu utekereza yuko iki gitekerezo ari ingenzi kuri Pawulo ni iyihe? Reka turebe iri somo mu Befeso igice cya mbere umurongo wa 11, turahita dusimbuka dusoma uwa 14 n'uwa 18. Haranditswe ngo kubw'uwo natwe twarazwe umurage tubitoranijwe kera nk'uko Imana yabigambiriye, ikora byose nk'uko ibishaka mu mutima wayo. Umurongo wa 14, uwo twahaweho ingwate yo kuzaragwa wa murage kugeza ubwo ab'Imana yaronse izabacungura ubwiza bwayo bushimwe. Umurongo wa 18, ngo amaso y'imitima yanyu abone uko ahweza, mumenye ibyo mwiringizwa niyabahamagaye, mumenye n'ubutunzi bw'ubwiza bw'ibyo azaraga abera. Aha ngaha rero batubajije ngo none se ni iki impamvu utekereza yuko iki gitekerezo ari ingenzi kuri Pawulo ni iyihe? Batubwiye ngo imikoreshereze umurage muri iyi mirongo itatu itandukanye. Aha ngaha rero tubonye ko umurage wa mbere Imana yawutoranirije cyangwa se yawugeneye abantu bose baziringira umwana wayo cyangwa se bakemera izina rye bakabasha gukizwa nawe. Aha mu murongo wa 18 niho batubwiye neza ngo amaso y'imitima yanyu abone uko ahweza, mumenye ibyo mwiringizwa niyabahamagaye, mumenye n'ubutunzi bw'ubwiza bw'ibyo azaraga abera, mumenye n'ubwinshi bw'imbaraga zayo butagira akagero izo iha twebwe abizeye nk'uko imbaraga z'ububasha bwayo bukomeye ziri. Aha ngaha rero ni uko umurage Imana igeneye abantu bayo ni uko muri Kristo Yesu babasha guhabwa imbaraga, babasha guhabwa ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana ndetse bagakora n'ibyo ishaka. Hari ubwo waba warigeze guhabwa umurage nk'ingaruka z'urupfu rw'umuntu runaka. Birashoboka ko mwene wanyu yaba yaragusigiye ubutunzi bw'igiciro cyangwa amafaranga menshi. Mu myumvire ya Pawulo, abakristo bahawe umurage uva ku Mana binyuze mu rupfu rwa Yesu, maze bahinduka umurage ku Mana. Mu isezerano rya kera rimwe na rimwe ubwoko bw'Imana butekerezwa nk'umurage cyangwa umunani. Iki cyerekezo cyo kuba cyangwa guhinduka umurage w'Imana nacyo kirasobanutse mu Befeso igice cya mbere umurongo wa 11. Aha ngaha aho batubwiye ngo muri we twahindutse umurage. Nk'ikintu nyamukuru ku cyo bari cyo nk'abakristo, Pawulo yifuriza abizera kumenya agaciro bafite ku Mana. Ntabwo bafite gusa umurage bahawe n'Imana, ahubwo bo ubwabo ni umurage w'Imana. Ku bw'amaraso Yesu Kristo, abantu bamwizeye cyangwa se bakamwiringira babasha kuba umurage ku Mana, kuko niwe wasezeranijwe ko ari umugeni wa Kristo uzava mu isi akajyanwa mu ijuru. Aha rero ni iby'igiciro cyinshi kandi nta muntu n'umwe ukwiye kubikerensa, kuko muri Kristo Yesu tubasha kuba umurage ndetse n'umuganura ku Mana. Aha ngaha rero ingingo y'uyu munsi iri kugaruka kubaho imibereho cyangwa se kubaho dushimisha ubwiza bwayo, ni uko dukwiye kuba umurage wayo, kandi byose tubiheshwa n'urupfu rwa Kristo kubera ko yatwitangiye, noneho tukaba umurage igihe Yesu yamaraga kudupfira. Noneho bari kutubaza ngo ni irihe tandukaniro riri hagati yo gukora
kugira ngo uhabwe ikintu no kugihabwa nk'umurage. Ni mu buhe buryo iki gitekerezo kidufasha gusobanukirwa icyo twaherewe muri Kristo, muri Yesu? Aha ngaha bari kutubaza, ese guhabwa ikintu nk'umurage cyangwa se kugihabwa ugikoreye, ese ibyo bintu wabasha kubigereranya ute? Ndetse ukabigereranya n'uko muri Kristo bimeze. Aha ngaha rero tugendeye ku masomo twarebye hejuru, tubona ko kugira ngo Yesu aducungure si uko hari icyo twari twatanze, si uko hari icyo twari twakiranutseho, ahubwo ni kubw'urukundo rw'Imana. Aha ngaha rero umurage, tubonye ko umurage ntabwo uwuhabwa kubera ko wawukoreye, ahubwo ni urukundo umuntu aba yagukunze cyangwa se akugiriye, akavuga ati nimba ntagihari ibintu byanjye runaka uzabifate cyangwa se bazabiguhe. Aha ngaha rero natwe kubw'urupfu rwa Kristo twabashije kuba umurage ku Mana, kuko bidatinze Yesu agiye kugaruka akazatujyana mu bwami bwe, ubwo tuzaba twarakoze ibishimwa nawe kandi twarizeye izina rye. Reka Uwiteka bidushoboze kandi akomeze kudufasha, aduha imbaraga mu byo dukora byose. Rero mbifurije umugisha w'Imana. Reka dusenge. Turagushimiye nyagora ku ngoma nanone, tugushimiye ko ubanye natwe mu ijambo ryawe, uhabwa icyubahiro. Ni ukuri utweretse ko kubw'urupfu rwa Yesu Kristo twahindutse umurage kuri wowe. Reka utugirire neza, uduhe guha agaciro ayo magambo, kandi uduhe kuba abana wishimira ubwo tuzakora ibishimana nawe. Tugirire neza rero, uduhe umugisha mu izina rya Yesu. Amen.